mbasuze rero nshuti bakunze mudukurikira, reka kandi mbifurize kubwa neza muri gahunda murimo hirya no hino zitandukanye. Reka rero mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero noneho tugiye kwiga cyangwa se kureba ampli muri rusange, radio isanzwe ya amplification. Ampli murayizi, izi radio murazizi cyangwa se mujya muzibona. Akenshi rero hari gishobora kuba yagize ikibazo cyangwa se ukaba unafite n'amatsiko yo kwibaza kubera ikivuga kuriya, kubera kibifite base ingana kuri ifite igituza kinini, kubiba bimeze gute, se mikoro birimo ibikoze gute cyangwa se bingana gute. Bamwe hari ababa mwarabashije kuzifungura ariko he n'aba batazi imbere zimeze gute cyangwa se batazi n'imikorere yazo, batazi bimeze gute, ese hashobora gupfa iki cyangwa se gishobora gukorwa gute. Ibyo byose ni ibintu rero tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba cyangwa se tukiga muri iri somo. Niba uri mushyashya reka nkwibutse ukore subscribe, ukore like, share kugira ngo isomo ryacu ujye kugeraho 5 kuri 5 kandi dukomeze kubana no kugenda neza kuri gahunda, kandi ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi, buri munsi ukurikirana amasomo yacu kandi uduha n'ibitekerezo ku masomo tuba twigishije cyangwa se ku masomo yacu. Rero na amplification reka dutangire tuyifungurira radio yacu turebe ese imeze gute, se ikora gute. Aho inyuma murabona ko hari amaburo atandukanye, uru ni urutsinga cyangwa se urutsinga mureba ruriho ni antenne, na antenne ituma radio ivuga. Aha tukajyaho no rutsinga ururwo n'urutsinga rw'umuriro rusanzwe muri kurubona. Noneho tukagira mu kindi cyerekezo cya mu ruhande rwo tukagira tukagira iyi mikoro. Murayumva ubwayo ni kubiso gutya kunivuga kubera ko imbere hameze nkaho arimo murayumva ubwayo kuntu imeze. Iyi ni mikoro cyangwa se ya mikoro muba mwumva isora ya base, ariko turaza n'imbere kuyireba. Nuko nembaje kubereka ibice dukunda kubonaho imbere cyangwa se ibice bigaragaraho inyuma. Hano aha tukagira aha iyi myanya isanzwe cyangwa se amaburi, byo murabisobanukiye murabizi, ariko tukagira n'uyu mwenge uyu nguyu uraha ari wo kugira ngo hanini cyane ikunda kuba yasoramo cya gituza cyayo cyangwa se yabasha no gusohora amajwi ukumva ko ntibikomeze bivuga muri no rutuza gusa, ariko bibashe no kuba yasohokamo hano kugira tubashe kuyumva neza cyangwa se ibashe kuba yavuga neza nkuko tubyifuza. Aha rero tugiye kuyifungura, dufungure kuri amavise yacu muri kubibona. Noneho turebe imbere imeze gute, turebe imbere ikoze gute. Nibyo rero tugiyemo kuba twafungura aya mavisa yigize cyangwa se tukareba amaburo yayo tukaba twayafungura. Mbibutsa ko gufungura amavisa cyangwa se gufungura buro, gufunga ujyana gufungura uzana uyerekeza ukazana ibumoso, gufunga ukajyana iburyo bwawe, gufungura uzana ibumoso wiyerekezaho. Ubu turi gufungura tuzana ibumoso kuko turimo gufungura turi kwiyerekezaho, ariko noneho mu gufunga turaza kujyana iburyo. Murabona ko rero twamaje kuba twafungura radio yacu. Murabona ko amaburo yari ifite cyangwa se nagara amaburo nayo menshi cyangwa se amafise menshi cyane, ariko nanone kurundi ruhande navuga ko ari menshi kubera uburyo ibiri protege cyane kugira ngo uru rugi rutabasha kuba rwanyeganyega cyangwa se rukaba rwabasha kuba rwavaho, kubera kandi ho tuba tugiye kuyifungurira
kandi uru rugi nirwo ruriho, murabona ko naho inyuma biragaragara ko ariho ruriho installation yose cyangwa se ariho radio yacu ikubiye muri rusange. Ariyo mpamvu mureba hano twabashe gufungura amavise menshi, ariko hano hakaba hari ayandi mureba kiriho tutabashe gukuraho nk'ayarimo hagati nafashe systeme yose ya radio. Reka rero nakucisha amatsiko ahubwo dufungure turebe imbere, turebe uko bimeze, turebe nibiki bibamo, turebe nibiki bibamo bikoze cyase bigize iyi radio yacu. Murabona imbere muri ya radio yacu, murabona imbere kuntu ibashe kuba imeze cyase kuntu ikoze. Ngibi rero nibyo bintu bibamo, ntago ari ibintu byinshi bibasha kuba birimo, ntago ari ibintu bihambaye. Ni iki gice kijyanye n'iyi motherboard cyase iki gitanda cyayo kiriho iyi kiriho aya madiode, amatransistor ndetse na resistance ndetse na amasirikwi yandi atandukanye muri kubonaho. Rero ikajyana kino gice, iki gice cya transformer. Iyi transformer yayo nibasha kuba yafata umuriro uturutse muri prise cyase wabakoresha na lalonge, nibasha gufatira muri amashanyarazi ubasha kwinjira muri hano muri radio, noneho ikawufata niba winjiyemo ari volte 250 cyangwa se 230 bitewe n'uwo uri gukoresha, ikaba yabasha kuwufata igafata wa muriro wabashe kwinjiramo ahangaha uvuye ku wa muriro w'amashanyarazi, none ikaba yawukomvata ikawuhindura cyase ikawuhindura ikabasha kugena umuriro iyi systeme cyangwa se ibi installation cyangwa se iyi motherboard cyangwa se umutima wa radio niko nabyita, ibasha gukoresha ikagena umuriro ukwiye ugomba kwinjira amahanga kugira ngo aya ma resistance cyangwa se ama transistor cyangwa se n'aya ma circuit cyangwa se n'aya ma diode bitabasha kuba byakwangirika cyangwa se ngo bibe byabasha kuba byashya, kubera ko yo yamaje kugena umuriro ahangaho ugomba gutambukamo hano ukabasha kuza gukoresha radio yacu mahanga muri iyi system iri hano kugira ngo bitaza kuba byakwangirika cyangwa se ngo bibe byashya. Igihe cyose rero mu gihe cyose iyi transformer yacu igize ikibazo, byumvikane ko ahangaha nta muntu ugomba kuhagera kuko ntago wabona uko ugera, ntago watambuka kuri iyi transformer yacu kandi ari igena umuriro ubasha kwinjira no muri systeme aho muri kubibona. Noneho tukagira ahangaha kuri iyi transformer nayo nyigarukeho. Iyi transformer igira hano aka kantu muri kukabona k'umukara kari ahangaha, aka kantu muri kubona akangaka inyuma murabona uko kameze, ko kariho volt, ko kariho ice volt 250 muri kukabona. Aka rero ni visible, aka ni visible, ni visible y'iyi transformer, kubera yuko ni ukuvuga ni umuriro ushobora kuba ukoresha umuriro cyangwa se umuriro ukaba ushobora kuza ari mwinshi. Twari dusanzwe twakira 250 yo wo muriro turi kwakira uturutse muri lalonge cyangwa se turi gukura ku ipoto, ubwo ni umuriro uri kuva mu cash power tubasha kubona muri installation cyangwa se tukabona muri prise cyangwa se ari naho dushyira kuri cyangwa tukabona no muri lalonge. Ni ukuvuga rero uyu ushobora kwiyongera cyangwa se ukanagabanyuka, ariyo cyagiye mwumva ngo umuriro wiyongereye ibintu birashya cyangwa se bigenda gute. Ni ukuvuga ikibazo kiba cyabayeho nk'indi bifite iyi visible. Iyi visible navuga niyo security cyangwa se niyo irinze iyi installation yose cyangwa se nirinze iyi transformer ndetse n'iyi motherboard cyangwa se n'aha gatanda kariho iyi installation yose. Ni ukuvuga kandi niba ariko kayirinze rero kakaba ubwaho gafite ubushobozi bwo kuba karinda cyangwa se kakwakira uyu muriro wa 250 nihaza volte zirenze 250 birumvikana umuriro ukarushije imbaraga isaha ku isaha. Iyi visible yacu yaje umuriro mwinshi cyangwa se ugize ibigomba byibura kuba yahita yikupa cyangwa se yagira n'ikibazo yaba yahiye nawe umuriro wayirusha imbaraga ikaba yashya bitewe n'ubushobozi ifite. Urumva ko mu gihe cyose itari gukora ntago hano hashobora muri iyi transformer yacu hashobora kuzamo umuriro. Ubu iyi nayo ni ukuvuga ubwayo niba haramutse haje umuriro urenze kuw'iyi transformer ifite. Icyo nshaka kuba ujye mu byumve neza, niba iyi transformer ubwayo ibasha kugera hano ibasha kuva aha muri kubibona hano, kambiberekezo aha muri kubibona hano ko byibura irakira ku muriro, ikoresha umuriro cyangwa se umuriro yakira ni kuva kuri 230 kuzamuka kugera kuri 250. Ni ukuvuga ahangaha, ni ukuvuga rero umuriro wose ushobora kuza urenze uyu nguyu wanditse ahangaha, igihe cyose ubwi transformer no kuvuga ko yagira ikibazo cyangwa se ikaba yanashya.
Rero iyi ni ishinzwe nayo kuba yacunga cyangwa se kuba yarinda iyi transformer kugira ngo itangirika. Ubwo icyo nshatse kuvuga ni iyi ngiyi, iyi fusible niba haje umuriro mwinshi ushobora kuba wakwangiza cyangwa se ukaba watwika iyi transformer yacu, iyi fusible irawuhagarika. Niba ubaye mwinshi ku buryo utabasha kurenga hano, niba ubaye mwinshi ku buryo waza gutwika iyi, ntushobora kurenga ahangaha ngo ntushobora kurenga ahangaha. Ni ukuvuga nubwo ibyo byose bibaho cyangwa se nubwo ibyo bimera uko nguko, ntabwo none bikwiyeho ko iyi transformer ntabwo bikwiyeho iyi transformer idashya, nayo ubwayo irashya. Ariko izashya byagenze gute? Izashya muri cya gihe haje umuriro urusha imbaraga iyi fusible yacu. Iyi fusible yacu nimara gushya, urumva yuko nta burinzi iyi transformer yacu izaba ifite, nayo birumvikana ibigomba kwangirika. Ikindi, hashobora kubaho imikorere cyangwa se ikaba yakora nabi iyi transformer, ikaba ishobora nubwo yari ishinzwe kurinda iyi system cyangwa se iyi motherboard cyangwa se kano gatanda, ahubwo ikaba ishobora nanone mu bundi buryo kuba kakwangirika kubera imikorere yagize mibi cyangwa se bitewe n'uburyo ikoze. Akenshi iyi ngiyi iyo igize ikibazo cyangwa se kanangirika, murabona ko urongera bakayizinga. Hano ni insinga zirimo gusa, baba barazinze, barongera bakayizinga. Transformer zirakorwa cyane, bakongera bakayikora rwose, bakayizinga bakayikora, bakongera bakayabwa ubushobozi cyangwa se za mbaraga, ariko babyibeshyaho gato ikaba itabasha kurinda isystem, ahubwo umuriro wabasha kujyamo ahangaha mu gihe itabasha kuregera, ukaba ushobora kuba iyi system yacu yakwangirika. Rero ibintu bigize muri rusange iyi amplification yacu cyangwa se iyi radio yacu ni iyi transformer ndetse n'aka gatanda ndetse ni fusible, tukagiramo n'iyi mikoro. Iyi mikoro cyangwa se irimo hano iduha iyi speaker ibasha kuduha base. Iyi speaker muri kuyibona, iyi speaker ibasha kuduha base, muri kuyibona ngiyi hano, ari nayo tubona kenshi ifite kino kiziga hanze gisohoka hano inyuma kugira ngo ibashe kurekura ya base. Rero urumva ya base hinjiramo ahangaha ikabasha kuvamo, tukabasha kuyumva. Hano mwabonye ahantu hari umwenge, hari umwenge urimo gusohoka, muri kubona umwenge urimo gusohoka. Uyu mwenge rero niwo, kuko urumva amajwi yose aje akaguma amahanga ya base gahendera amaha, ntabwo hanze twabasha kuyumva, twumve cyo gituza cyayo, twumve ku bintu urimo kuvuga. Ariyo mpamvu hajyaho uyu mwenge cyangwa se uyu mwanya wo kugira ngo ya majwi ari hano imbere abashe kuba, cyangwa se ya base iri kuvugiramo hano imbere ibashe gusohoka. Kuko murabona aha hose, murabona ko imeze nk'ifunganye, kuba imeze nk'ifunganye cyangwa se ibimeze nkaho, ngire ngo abenshi mujya mubibona, hari ukuntu ufata iyi mikoro ukaba wayubika nko ku kintu gifukuye cyangwa se ku kintu ubona kimeze nk'icyegeranye. Urugero ushobora no kuyiyegereza ahantu mu nguni cyangwa se ahantu ho mu nguni cyangwa se mu mfuruka y'inzu, aho ngaho ukaba ushobora kuyumva bitandukanye nuko wayifata ukayitereka nka ku meza ahantu high wide hagutse, ku buryo itabasha ukumva ko nta gituza ifite, ariko yegereza ahantu hameze nkaho hafunganye ukuntu, ikaba ishobora kurekura ya base cyane. Rero na ya base urumva igumyemo hano nta kintu yabitumariye, ariyo mpamvu ajya uyu mwenge kugira ngo tubashe kumva ya base irimo aba ariyo isohokeramo kugira ngo tubashe kuyumva. Rero bari bafite amatsiko cyangwa se abantu byajyaga bitangaza, nta bintu bihambaye biba muri radio, nta bintu bihambaye biba muri amplification, ni ibi ngibi urabona byose bikubiye kuri runo rugi rwayo, nta bindi bintu birimo bihambaye. Ikindi ni iki baba barakoze gusa kugira ngo igaragare neza, iyi shape baba barayihaye kugira igaragare neza cyangwa se irusheho gusa neza. Ishobora kuba ari kinini, ariko ubunini bwo ntabwo ari bwo buyiha kuvuga cyane, ahubwo uburyo ikoze n'ibikoze nibyo biyiha kuba yavuga cyane cyangwa se ikanavuga neza kurushaho. Kugira igituza ntabwo ari uko ifite kino kibox kinini, ahubwo nuko iba ifite ibikoresho biyikoze cyangwa se n'iyi mikoro cyangwa se speaker yayo ikaba ifite imbaraga cyane kurenza uko hano turimo kubasha kuba twabibona. Nguko rero nibyo bintu birimo cyangwa se bigize. Reka twongere tubashe kuba twayifunga, mbibutsa ko nshuti bakunzi tubasha kubona amasomo yacu cyangwa se mudukurikira. Reka mbibutse rwose kuduha ibitekerezo byanyu, mukatubwira ibyo mubona bitagenda neza, mukadusobanurira ndetse mukatubwira ibyo mubona bigomba guhinduka cyangwa se ibyo tugomba kongera mu isomo ryacu kugira ngo irusheho kuryoha cyangwa se turusheho kujyana ku murongo, turusheho kuryumva no kurisobanukirwa no kurikurikiraho kurusha, turusheho gusharinga bagenzi bacu ndetse n'izindi nshuti zacu kugira ngo tubashe gushyigikira isomo ryacu ritera imbere
kuko nta yindi nkunga rwose tubasaba, nta yindi nkunga yindi ihambaye, nta yindi minerivare yo kwiga, ahubwo icyo musabwa ni ukuba mwakurikira isomo mukora subscribe ndetse mukanasharinga kugira ngo isomo ryacu ritere imbere. Aho niho natwe dukura umusaruro, niyo nyungu tugira, nibwo buryo mwishyuramo. Rero urumva ko iyo umaze kuba wakora subscribe rwose uba utanze inkunga yawe ihagije, uba utanze umusanzu wawe ukomeye, kandi tubasha kubibona. Ariyo mpamvu bikomeza kudutera natwe imbaraga, mukarushaho no kutwandikira kugira ngo natwe turusheho kudutera imbaraga kujya tubashakira ibintu bitandukanye, mukatubwira ibintu mushaka kwiga cyangwa se bitandukanye, natwe tugakora uko dushoboye kose tukabagezaho ayo masomo y'ibyo bintu mwifuje kuba mwasobanukirwa cyangwa se kuba mwamenya, kugira ngo murusheho kuryoherwa n'amasomo mwiga, murusheho gukunda iri somo ryacu, birusheho kubashimisha umunsi ku wundi. Reka rero mbashimire inshuti mwe twabashije kubana, kandi mbifurize kugubwa neza muri gahunda zanyu zose muri hirya no hino no mu mirimo ndetse itandukanye.